Amusha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi asubiza intege mu bugingo niwe njyana niwe nzamuririmba nzamucurangira nzamuvuga ibiwe nzamuvuga hose sinzagira isoni n'umunsi n'umwe niwe mwami wanjye mu gitaramo niwe njyana. Nukuri pe, niyo mpamvu rero abagize isabukuru y'amavuko ku munsi umwe na nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame wagize isabukuru y'amavuko y'imyaka 61, reka tubabwire tuti kuri uyu munsi mwiza wibuka itariki wavutseho ugira umunsi mwiza isabukuru nziza. Isabukuru nziza y'amavuko umubyeyi w'abarutuye. isi wowe n'iki wamubwira? Mana yakoze akazi kenshi koko imurema mu shusho y'Imana koko nawe nje ndemye muri ryangombe kumutubwira iyo nkuru. Eregani ni byinshi biba biri kuri iyi imihanda mu gihe dutegereje ubukwe bwa Miss Iradukunda Elisa na Ishimwe Dieudonné tuzi nka Prince Kid. Amakuru yatangiye guhwihwiswa ko vuba muri uku kwezi dushobora kubona ibirori ibyaba bombi. Harya ari ku bukwe bwawe byari bimeze bite? Dote yanjye uzaze mbaye script asowe n'abanje na 20 kumutubwira iyo nkuru di hakubira bikabyo ari ifite abantu 1000 muri dote lemon parankwi nafotowe n'abantu muri New York ha New Times ya New York nibo baje kumfa akanyanga mu mutaranda kakuroga. Ese wowe byaje gupfira he? Wenda mwana wanje rero kanyonga. Ndi umwana wawe. Mwana nateye inda. lemon parankwi Uri kugenda nini? Oya nateye inda. Wifata urejugu. Yego mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gatsata umusore yagize gutya agiye gusezerana imbere y'amategeko n'umukunzi we baramubuza ngo byagenze bite ngo yashimuswe na mukuru w'umupasiteri wo mu itorero Isoko y'Ubugingo ngo impamvu yamushimuse yamutwaye amubwira ko atagomba kubana n'uyu mukobwa ngo kuko ngo badahuje ngo ubwoko nk'uko iyi nkuru tuyikesha Ahiro Valence Papi. Ni mu gihe kandi ubukwe bwari bwitezwe kuri uyu wa gatandatu aho ngo imyiteguro yose yari yarangiye nk'uko bitangazwa n'uyu mukobwa. Utekereza iki ku musore urongora kubera pressure? Ni igicucu. Hari ukuntu naka nanone sometimes wenda usubiye inyuma ariko kuki urimo kugenda uvangamo ibyongereza cyane kandi utari umwongereza nzakwemerere ukore interview mu cyongereza tugiye gutanga ikiganiro kwemerera kuko turabona ariko tugiye urumva none se wowe yakumva ko kantu kari no ushize none no uvuzemo no niyo mpamvu tuzahora twiga kumutubwira iyo nkuru. Hagati aho mbazaniye amakuru meza we. Waba warize ariko ugacikiriza amashuri yawe cyangwa ufite diploma ariko itakwemerera kujya muri kaminuza? Igisubizo ni Wisdom Academy. Tugane tuguhugura umwaka umwe gusa ubashe gukora kandida libre mu mashami yose wifuza. Tubagira kandi inama ku byo ushobora kwiga cyangwa wakora akazi kawe kakagenda neza, career guidance. Tugane hafi ya station kuri Sainte Famille cyangwa uduhamagare kuri 0788 27 52 24. Wisdom Academy. Wow, the future is now. Ntago babyoroshye kuri iyi mihanda. Mu gihe gishize twagiye kumva twumva inkuru ngo
yishingikirije akabuye noneho akora akazi nyine kumwe. Ariko rero urukundo ni impumyi yenda yasanze ariyo yara we bishobora ko ari ukukunda inka rwose niko urukundo umutima we n'urukundo naje akirangiza rwose intoki zikiriho imyanya yabwiye abantu ko yabikoze ngo iriya ngo yikoze kabiri ngwi nayo yayikoze kabiri natwe yabituye ni umuntu udakunda kuvuga nta mukobwa yegera n'abahungu bagenzi be ntabavugisha ngaho mumbwire none saza kubwira ngo dasambana sha nta gake sha icyo sambanaga buke wasambana buke ukarekera n'akayoga nuko sha ahubwo baravuga ngo ngo yasambanye n'inzoka inzoka ryamana n'umuntu ushaka kumubaye inzoka igira imboro inzoka igira igicucu mu gihe bimeze mu murenge wa Kiziguro umugabo witwa Joseph ariko abenshi bazi nka Rudomoro arashinjwa n'aba bagore kubasaba ko basambana ngo abamwangiye agatangira kubabuza umutekano no kubatoteza. Twaricaye mpita njya kuryama araza ubwo mu gikari aho nacumbikaga hari abandi bantu akubita icyugi ikidirishya wagiraga gutya kigenda kugwa imbere arakubita umugabo twabanaga nyine muri nyiri iyo nzu abyutse ariruka uwo ni umunsi wa mbere aragenda hashize iminsi ibiri buretse nyine mbikubwira hashize iminsi ibiri aragaruka arambwira ati rwose mu by'ukuri mbabara turyamane ndi umugabo utabura igitoki ngo ukibure ndi umugabo ufite buri kintu cyose ndamubwira ndina ntararyamana nawe abo wangashe ku musozi barangana iki kuri njya kuryamana nawe kuva icyo gihe ubwo yari aje kubita ku idirishya amaze gukubita ku idirishya umukobwa we abaramubonye amubonye ategereza ko ngewe mbakingurira arabibura ubwo byararangiye buracya atongana n'umugore we n'umukobwa we benda kwicana kubw'icyo kintu ndamuhakana ndamubwira ku musozi twaratokanye ndamubwira ntumva n'abagore wa rongoye nta kintu wabamariye nta mpamvu kujya ujya kunyandagaza kuri uyu musozi ubwo kuva icyo gihe akora inama hararuguru ababwira ngo yaguze prudence esheshatu ngo nizo prudence aracyazimanitse ngo none ngo naramwimye ngo kuva ntaremeye kuryamana nawe ngo azampiga kugeza mpfuye kandi koko na iyi saha umwe yagura n'undi akicuza yewe ubwanjye umubyeyi wanjye yari yasabwe uwo munsi ansanga ahantu twasenganaga mu banyagatulika araza ankuraho isaha arayijyana amaze kuyitwara njyewe sinamusangayo umuntu wari wayimpaye mutumayo agiyeyo arayimwima aragenda abibwira umugore we amaze kubimubwira njyewe ubwanjye nisubirirayo nyuma nsanga umugore ahari ndamumuregera we yashakaga ngo kwa muherekeza nkamucisha kwa Gacomori mu ishyamba hirya ndi umwana ufite imyaka 17 nkiri iwacu narashaka afite abana babiri kugeza kuvugwa kugeza umunsi aracyangendaho ntiyaryande akanzireza kuvugaho ngo iso biterwa n'iki Rudomo kuva nabaho iyo ngeso sinyizi nta na kimwe nemera ko nta na kimwe nigeze ndegerwa reka turebe ubundi se wikosoye ryari ibintu bijyanye no gusambana bashyize nk'imyaka ingahe bikosoye igeso wanyu yariretse iregani mbibutsa ngo narindi kumwe na Wisdom Academy. Wow, the future is now. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Kora subscribe umunsi, like, share na comment. Naho ku munsi w'ejo